babita bande? Nitwa Mfuranzima Olivier. Ukaba ukora iki? Ukaba waturutse hehe? Ndikorera, ndi artist muri ibintu byo kuba MC mu bukwe. Mfite sound system protocol mu bukwe. Yego. Nagira abasaza basaba gakondo itarama. Ndumva ari byo. Uri single, ufite umukunzi? I think it's private life. Okay. Yeah, ndagufite by the way. Ntabwo mfite umukunzi, mfite abakunzi. Okay. Ngaho twagiye rero kuri business. Tuganize ku rugendo rwawe muri carrière yanjye. Yego. Natangiye mu 2009. Navugaga amazina y'inka mu bukwe. N'ubu sinshaje cyane ariko ubwo narakana cyane ariko byatari nanutse. Ari umunyeshuri. Ese urabyibushye? Uko biri cyakoreye kubwo kera. Nyiri umunyeshuri si ikintu kirenze. Najyaga ku ishuri kubona ko akunda umubyeyi aguha bag iri mu ikaye, irimo amakaye. Yakakiramo ibuye ngo umuyaga ntuzutangira. Nari urugero rwiza rw'abantu bananutse. Niyo mpamvu mvuga ko mbyibushye. Mbikunda cyane. Nabikora mbikunda. Imana yanabimbracing abibamo igikundiro. Mura n'abantu bagenda bashyigikira Imana yanjye kugeza n'umuntu nakigenda kotana cyane, ariko ndabishimira cyane. Nakwibwiye ariko sitakubwira uko banita ngo ahubwo. Ndi rusatira n'inkubito rwa gitinywa, ndi inkubito y'imanzi itagira uko isa n'icyusa. Ndi umusore usobetse ubutwari mu maboko ya rugangazi. Ndi umushakamba utagira imbeho. Ndi umukwe w'amabukwe n'umugabo w'umugore wanjye. Ndi inkera y'abeza ahubwo rero. Aho uri kuvuga gake. None se mbwira wabikuye? Umuryango bibamo. Murabona kera kwa kundi abana ba muri vacances bajyaga muri famille kwa mukecuru. Umukecuru nge nagiriye ubuntu bwo kubona sogokuru wanjye. Rero nk'iyo ni mugoroba najyanaga n'abashumba kuragira, ducyuye inka mbere yuko twinjira nyine. Twinjiraga twivuga cyane. Twize kwivuga tukiri bato. Utore gutyo. Nza guhura n'umugabo witwa Rugaba muri Papa Savaya. Imana imuhumugisha cyane. He's good guy. Ni umupapa mwiza cyane, umwana mwiza. Yashyigikiye kariyeri yanjye. Aranzamura, aranyigisha. Bundi we. Bamwe mu bantu b'abahanga muri iki gihugu ngira ngo ni nk'uwa kabiri. Mu kuvuga amazina y'inka. Imana imuha amahoro n'imigisha. Cyane cyane murindiye n'umuryango. Afite famille. Abana 3 n'umugore, ariko ni n'umuryango mwiza, afite madamu mwiza nayo itonda. Imana yabahuje bahwanye biba amahwi. Sibyo se amuturage. Uko niko byaje. Komeza se warangije. None se ibintu by'urukundo ubibona gute cyangwa ubyumva gute by'iyi minsi? Urukundo rw'iyi minsi ubona rumeze rute? Kuri side y'abantu bubatse cyangwa kuri side y'abantu? Kuri side y'urubyiruko. Biragoye. Ubwo ndavuga kuri side y'abakobwa, mvuge no kuri side y'abahungu. Yego.
mpamvu mutagishaka, mpamvu mwiguguye. impamvu ntekereza ko abasore batagishaka bari gutinya inshingano. Mbere se nta nshingano zabagaho? mbere zabagaho, ariko mbere habagaho n'amaboko y'ababyeyi. Gasanga umubyeyi arakubwiye ati turagushyigikiye gutya na gutya, ariko iki gihe usanga ari ukwirwanaho. Siziri mbibona iki gihe ibintu byarahenze, right? Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kubona umukobwa ukwiriye icyizere biragora. Karya mu mubonera abakobwa biragoye. Abakobwa babaye ba materialiste cyane, bikaba ariko bivuga, ntibanyumve nabi, ariko abakobwa babaye ba materialiste cyane, babaye abantu bakunda ibintu. ngo yarugera gato, mfite umushuti wanjye yari afite umukobwa bakunda. ntibugishaka gukora, mukeneye abakobwa ngo ntabwo ari ngo amafaranga, ngo abasaza ngo bakaza ngo mukabana, ngo ibiki nibyo mushaka. Mashaka abakobwa bafite amafaranga. Amafaranga bayakuye mu busaza, urumva? Oya, si uko njye mbyumva. Uzi impamvu se senti? Buriya umuhungu ufite iyo myumvire, kuri njyewe ukuntu umubona, nubwo ndi umuhungu ukuntu umubona, ni bwo bwa mbere bubaho. Umuhungu ushaka gutungwa n'umukobwa, kandi ari byo bigezweho, ngo nguzane ngo amafaranga, ngo nanjye ngo nzane amafaranga. Duhuje kwemera cyane na Bible iravuga ngo umugabo azarya ibivuye mu byoya bye. Wumvise? Kandi kuba umugabo ntabwo mugishaka kurya ibyoya byanyu rero. Murashaka kurya ibivuye mu bakobwa, nicyo kibazo. Abo ni abandi sinzi. Oya, ariko nyine urabizi ko bihari. Ugasanga umujama ari aho ngaho yirwa muri gym nyine ategereje. Nose kera hari abajama kenshi ntago wasangaga avuga ngo ntegereje mu mafaranga ngo ya girlfriend wanjye, ngo ntegereje ibi. Yabaga yumva ari umuntu w'umugabo nyine agomba kwirwana. Senti ibyo bintu birahari pe, sinabihakanye. Ariko buriya kugira ngo umuhungu amere gutya kenshi, nuko uyu mukobwa nawe wabimweretse already before yo kujya muri relationship n'umuntu. Banza umenya ati, kubera ko njye na expectinga ko kujya muri relationship n'umuntu ari uko njye nawe duhura, mwumva vision yawe uhuye n'iyanjye. Buri umuntu udashyigikiye vision yawe nta kintu aba amaze mu buzima bwawe, right? So nimba duhuye ukambona mizo main character, ubuzima bwanjye ni mu gitondo nabyutse nagiye muri gym, nyine ukambona gutyo tu, mu rugo ntabwo wateruye ibyuma. Mu rugo nta gym ihaba. Mu rugo uhuye n'umuntu mugiye gusangira ubuzima bwanyu bwose, mutavukanye, mutakuranye, mufite n'imico igiye itandukanye. By the way, rero bisaba kwitondera cyane kujya mu ma relationship adafite vision, adafite purpose. Kuko niho usanga abantu benshi bari kuba heart broken. Umuntu yagera no mu rugo akubakira ku bikomere, ugasanga ageze mu rugo ariko amaze gukora divorce nk'umunani. Ese utararenga kuri icyo kintu cya divorce, hari umuntu waba warabereye MC mu bukwe bwe uwo akaba yaradivorceje cyangwa? Arahari. Waba uzi story yabo se? Arahari, ariko nyine byo byambereye muvi ndumira. Urumva yaramamagaye aravuga ngo ndashaka ko dukorana ukambere MC mu bukwe, ntabwo ndi bumuvuge. Duhurira ahantu kuri imwe muri hotel yo muri Kigali, sinyamamaje, iraje kwamamaza kuri TV, ariko turahura tuganira ku ishusho y'ubukwe muri rusange. Noneho aza kunsaba kujya kumusinyira hehe ku murenge. Before yuko abantu bajya mu murenge bakeneye abantu babasinyira. Ego. Njya kumusinyira kuko yarambwira tuze ku murenge ngo avance, ngo konfirme ngo avance. Ndagenda
ndagenda ndamusinyira. Bari abantu basinya rero, iyo abantu bagiye mu ma divorce akenshi baranabahamagara. Hashize igihe numva ngo ari kwaka ama divorce. Narize cyane, bakoze ubukwe bw'igitangaza. Ewa, bakoze ubukwe bw'igitangaza, ninjye wari yamusiye buriya, hari igihe ugera mu bukwe ukavuga ati bro, hari abantu bafite amafaranga. Bakoze ubukwe, by the way bamaye n'amafaranga menshi, nanabashimira cyane ko bamaye amafaranga menshi. Ariko nize ikintu kimwe, nize ko mirenge ku ntego cyangwa ibyo utunze byinshi nta hantu bishobora guhurira n'urugo rwiza. mani, urugo nasanze ari ubundi buzima butandukanye n'ubu buzima dushobora kuba tubamo mu basiribateri. Umukobwa ubwo bageze mu rugo ntabwo natayisije cyane, kumva umukobwa yashatse uwo mugabo, papa si ari ku mitungo. Buriya mu mategeko, sinzi amategeko cyane, ariko kimwe cyo nzi, bimwe mu bintu bituma leta ishobora kuguha divorce, kuba utaryamana n'uwo mwashakanye, kumuca inyuma akabimenya nyine akakurega. Biri mu bintu nyine kwirengagiza responsibility. Ewa, umudamu akajya atahana n'umutego mu nzu yubatswe n'umugabo. Umugabo uko atari ahari, ariko inzu yari yesitayemo kamera, umudamu abizi neza ko kamera ziriho, kugira ngo umugabo ibone yake divorce. None ikintu arakare yate divorce bya bindi yashaka kugabana, asanga yabyanditse ku bavandimwe. Wow. Bagabanye iki rero sasa? Muri ubwo urumva bagabanye ibikoresho byo mu nzu. Inzu se nayo yari yanditse ku bavandimwe? Inzu yanditse kuri nyina. Imodoka bagendagamo yandika ku bavandimwe, bakajya mubwira ati sheri tuzakora mutation na brother. Ntabwo arazi kubera ko kuri carte jaune y'imodoka haba hari izina rya nyiri imodoka. Ati mpamvu ubona hariho nuza petit frère nuko ataraza. Ariko umugabo yagiraga ngo arebe uyu muntu tugiye muri relationship vuba nubwo mukunda, ariko se nihe plan afite ku buzima bwanjye. Kubera ko abantu bose duhura nabo mu buzima bwacu ntabwo ari abaza kubaka ubuzima bwacu, hari n'abaza gusenya ubuzima bwacu, hari n'abaza kurimbura ubuzima bwacu. So aravuga ati reka nihe igihe. Ubwo niko numvishe agenda biganira mu bashuti buri kumva hano nakoreye mu bukwe, nyuma hari abo twahuriye twera tuganira. Aravuga ati reka nibihe igihe byibura tubyare nka gatatu, adani fata ibitungo mbe open, ntangire mwereke byose. Nekereza ko ari n'Imana yafashe nk'uwo mugabo. Urumva nk'uwo mugabo yaza gushaka uwo mugore nta kintu, ntiyaza gushaka uwo mugore byari kuba ibindi bindi agakuraho. Icyo kintu cyanyigishije ko divorce sometimes ziterwa n'ibintu bikurikira. Kuba warashatse umuntu hari ibyo umukurikiye utamukunda, icyo ari icya mbere. Kuba umugabo mu rugo yirengagiza inshingano, kubera ko si abagore gusa, hari n'abagabo birengagiza responsibility z'urugo. Ugasanga umugabo ntashobora gukorera umuryango we ngo ahahire umuryango we, ugasanga umugore niwe uri gustragoringa avunika, ugasanga umugore imani ari gushitinga umugabo we akagenda akaryamana n'abandi bagabo kubera ko mu rugo byanze. Kubera ko abamama muri so emotion cyane, abamama muri abantu barwanira ishyaka abana babo n'imiryango yabo. Mwakora buri kimwe kugira ngo utabona umwana wawe yandagaye abayeho nabi. So rero ibyo bibaho cyane, divorce zo ziraba. Ariko ngiyo ni divorce nzi nawe by the way yanyigishije iki kintu, nta nka nkeya zitabwirana na nyinshi zidashira.
nta nka nyinshi nta nka nkeya zitagwira, Yego. nta na nyinshi zidashira. bishatse kuvuga ko nta bikenya bitagwira, nta mitungo mike itagwira, nta na myinshi itashira. Ubuzima ni fenomene utamenya. hari umuntu witwa Brown Deacon yanditse igitabo, arandika aravuga ngo life is like a grace, easy to break, hard to repair. Ubuzima ni nk'ikirahure, biroroha kukimena ariko biragoye kugiteranya. So bantu mudukurikiye, niba mushaka kubaka ingo zikomera, mugende mubane n'abantu mukunda. Nta kintu ushingiyeho, nta kintu wubakiyeho, nta kintu ugendera, bizagufasha. Kuko ikintu cyose ubonesha amaso yawe, ikintu cyose cyiza kiranagenda. Ikintu cyose ubasha kwakira wanakirekura. So rero nimba waragize umugisha, Imana ikakuburesinga, ikaguha ubutunzi, it's okay, ni byiza. Ariko menya ko nujya gushaka cyangwa nujya gukunda, uzakunda umuntu nta kintu ugendera. wakoze kubana natwe rero. Bye Bye man.